TV. Source TV, improve your passion. Source TV, improve your passion. Kunzi ba Source TV twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana n'abane namwe aho muri hatandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali abantu badukurikirana bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ku migabane itandukanye ineza y'umwami wacu Yesu Kristo komeze kubana namwe uyu munsi no munsi mwiza n'umunsi Imana tugeneye kugira ngo tunezerwe turi kumwe n'abatumirwa bacu turatangira tubakira Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Source TV, improve your passion. Mbibutsa gukanda subscribe, like and share ndetse na comment. Reka dutangire twakira abatumirwa bacu duhere kunyegereye ndatekereza ari nawe muyobozi wabo then agenda twereka abo bazanye. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Murakoze nitwa Frank Rudasingwa twanezerewe kuba hano cyane ndetse mu muryango wa Messengers of Christ nazanye na bene data bamwita Sam yitwa Beraka yitwa Rose turishimye cyane kubana namwe. Ngi Messengers rero reka tuze kubakira n'ubundi badutaramire Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Source TV, improve your passion. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day and every hour, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day and every hour, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day and every hour, you are faithful, oh faithful, oh
are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day and every hour, you are faithful, oh Lord. Souls TV, improve your passion. Igitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'iby'Umwana w'Intama, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. Uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'iby'Umwana w'Intama, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. Uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'iby'Umwana w'Intama. Uruwigitangaza Yesu, uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'iby'Umwana w'Intama, kuko ari we washoboye, gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. Uruwigitangaza Yesu, uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'iby'Umwana w'Intama, kuko ari we washoboye, gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. Kuko ari we washoboye, gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. Niwe wataba icyari cyarazimiye, kuko ari we washoboye, niwe wabambwe mu gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. Mw'ijuru babibonye, batangazwa n'ubwo bwitange, baherako bafata inanga zabo bararirimba, bati icyubahiro n'ubutware, imbaraga no kunesha, bibi by'uwicaye ku ntebe, Umwana w'Imana wanesheje byose. W'ijuru babibonye, batangazwa n'ubwo bwitange, baherako bafata inanga zabo bararirimba, bati icyubahiro n'ubutware, imbaraga no kunesha, bibi by'uwicaye ku ntebe, Umwana w'Imana wanesheje
ijuru barabihamya bati ikuzo nishimwe n'Umwana w'Intama kuko ari we washoboye Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose irondeye ubwoko ishanga rimuri y'amaraso ye n'ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora. Souls TV, improve your passion. Babasize n'urukundo bye nibyo bituma tudashiraho. Babasize n'urukundo bye nibyo bituma tudashiraho. Nzategereza nizeye ijambo yabwiye yuko ari ukuri. Nzategereza nizeye ijambo yabwiye yuko ari ukuri kuko imigambi yawe kuri byari myiza
your passion. Barakoze cyane kudutaramira kandi nzi neza yuko mwaguwe neza. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Reka n'ubundi dutagire tuganira, hari ibibazo byinshi bakurikiranye Solis TV bashobora kuba bafite, ari byo bimwe muri byo tugiye gusa nk'abababaza ndetse gusa nkaho tubiganiraho. Ubundi messengers ni iki? Nicyo kibazo cya mbere wenda abantu bagomba kuba bibaza. Murakoze. Messengers ubundi n'amagambo arambuye, twitwa Messengers of Christ International Ministries. Ikaba dukoresha amagambo y'impine ya Mose, M-O-C-I, amagambo y'icyongereza niyo Messengers, iyo M, hanyuma O ni of Christ, ni of, hanyuma C ni Christ, iyo I ni international na ministry. Turi umuryango uhuza urubyiruko ruvuye mu matorero atandukanye ariko rwemeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Dukorera i Nyamata, birumvikana ko n'urubyiruko rwinshi duhuza no mu matorero abarirwa mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyamata cyane cyane n'ahandi ariko mu nkengero. Turicenganya urubyiruko rwa Kristo nirwo duhuza tugafatikanya kugira ngo tujye kubutarura inama yazimiye. Aha, abantu bakibaza ese iyo ministeri ishobora kubikorera mu mujyi wa Nyamata? Tuzi ahantu henshi, ariko se nyirizina atari muri iki gihe cya covid wenda cyaje muri iki gihugu cyacu ndetse n'isi yose muri rusange, ariko nyirizina mukorera hehe? Sinzi nimba aho tubarizwa. Byanze bikunze aho mushobora kuba muhurira nka ministeri, cyangwa se mushobora kuba muhurira mugasenga mukavuga ivugabutumwa ritandukanye, ariko ahantu nyirizina umuntu ashobora kuba joining, ashobora kuba yabasanga. Murakoze cyane. Nkuko nari mbivuze, duhuza urubyiruko ruvuye mu matorero atandukanye. Mbere y'uko rero iki cyorezo cyiza, twari dufite ahantu duteranira muri sale ya Highland, ishuri rya Highland ya primaire, bararizi rihana i Nyamata. Nyuma y'uko rero iki cyorezo kije, nk'uko byabaye ngombwa ko amatorero afungwa ahantu hatandukanye, natwe ntabwo twakomeje gukora duhura bigaragarira amaso y'abantu. Twahise dushaka uburyo bwatworohera gukomeza mu ntego yacu. Ndaza kuyivuga ngira ngo duteranira rero kuri social media platforms zitandukanye. Dukoresha WhatsApp yacu duhuriraho, hanyuma dufite na Instagram page yacu tujya duteraniraho, dufite na YouTube channel, nibyo dukoresha, ariko cyane cyane dukorera kuri WhatsApp. Yego. Okay. Aha, murabyumva neza yuko hari ahantu henshi bagenda bateranira kubera kino cyorezo cya COVID-19, ariko twizeye imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana ko vuba aha ngaha kizarangira abantu bagasubira mu buzima busanzwe. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Solis TV, improve your passion. Cyane Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, ariko abantu badukurikiranye bafite amatsiko atandukanye ndetse bifuza kumenya byinshi kuri Messengers. Ni iyihe ntego mufite? Messengers ni umuryango wa Kristo uhuza urubyiruko ruvuye mu matorero atandukanye. Birumvikana bizera Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo, ko yapfuye akazuka, inkuru nziza y'umusaraba ko Kristo yazutse. Hanyuma nk'uko nabivuze, intego yacu usesenguye cyangwa ugiye kureba icyo iryo jambo Messengers bisobanuye, ni abatwara ubutumwa bwiza. Impamvu mvuga ngo ni abatwara ubutumwa bwiza nuko hari n'ubutumwa bubi cyangwa se n'ubutumwa ariko butari bwiza. Rero turabatwara ubutumwa bwiza tukabujyanira abatabuzi. Reka nsobanure kino kintu. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza bubaho kubera ko habaye ubutumwa bubi. Ubutumwa bubi ni ubuhe? Cyangwa se inkuru nziza iza kubera ko haje inkuru mbi. Inkuru mbi ni uko umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo yacumuye, agakora icyaha
wa muntu w'imbere Imana yahumekeyemo umwuka arapfa, umuntu akomeza kubaho mu bigaragara amaso y'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka atariho yarapfuye. Hanyuma rero Imana kuko idukunda, twese dukomoka kuri Adamu, nicyo nshatse gusobanura, ngo yatanze umwana wayo w'ikinege, umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Uwo mwana rero Kristo ngo abamwemeye, Yohana 1:12, ngo bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo rero ntibabyawe n'inyama n'amaraso n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ngo babyawe n'Imana. So dushimira Imana rero ko urwo rubyiruko rwa Messengers bose nabizera gutyo ko Kristo yapfuye akazuka, abemera iyo nkuru nziza. Iya mbere twavuze ko umuntu yacumuye, iya kabiri nuko wa muntu yacunguwe, ubusabane bwe n'Imana bukagaruka. So aba Messengers rero twese twizera iyo nkuru nziza y'umusaraba ko Kristo yapfuye akazuka. Intego yacu rero ni iyi. Intego yacu iba muri Matayo igice cya 28 pereye ku murongo wa 18 kujya kuri 20, mu cyongereza bayita ngo ni Great Commission. Ni intego twese duhuriyeho abizera. Rero twebwe twayigize yacu no gutwara ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze amaze kuzuka ngo aravuga ngo nahawe imbaraga mu isi no mu ijuru nuko mugende. Yesu atwohereza hanze. Njya numva abantu baririmba ngo nimuze murebe Yesu ni mwiza, nimuze murebe Yesu ni mwiza. Yesu ntabwo atubwira ngo duhamagare abantu badusange mu rusengero, atubwira gusohoka tukabasanga aho bari. Rero intego yacu no gusanga ba bantu bari hanze batazi inkuru nziza y'umusaraba ko Kristo yazutse, tukababwira ubutumwa bwiza bwa bundi natwe twizeye. So rero Imana igenda idufasha. Hari uburyo tubikoramo kugira ngo tugere kuri iyo ntego yacu. Bamwe twagiye tubabwira uyu munsi turafatanyije bizere Kristo n'abandi mu kiza ubuzima bwabo. Intego yacu rero ni ukugira ngo ubutumwa bwiza hanze abantu bakizera Kristo. Ati intego yacu ni ukujyana ubutumwa bwiza abantu bakizera Kristo. Ndatekereza Messengers hari ibikorwa mwagiye mukora byanze bikunze kugira ngo iyo ntego yanyu muyigenderere. Watubwira nk'ibikorwa mwigeze gukora, kuba ari ibitaramo cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye? Urakoze. Dukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Bimwe muri ibyo gutegura ibiterane. Hari igiterane kimwe tujya dutegura ngarukamwaka gikunda kuba mu kwezi kwa 4, twise ngo ni Bugesera for Jesus, Bugesera ku bwa Kristo. Intego yacu Yesu yaravuze ngo muhere aho muri hanyuma mujye ku mpera z'isi. Twizera ko nk'uko intego yacu ari gutwara ubutumwa bwiza, twizera ko tugomba gutangirira iwacu. Twashatse kuwininga abantu batizera, kubiba Satani, tukabazanira Kristo duhereye iwacu. Icyo nicyo kimwe mu biterane tujya dutegura cyitwa Bugesera for Jesus. Dukora n'ibintu bitandukanye, ntabwo nabivuze ariko dufite amadepartement atandukanye muri Messengers. Dufite music department ariyo Most Worship Band, mu kanya irimo idutaramira. Dufite protocole, dufite evangelism department, dufite n'abandi bantu nyine batwara ubutumwa bwiza ariko babifite mu nshingano cyane, nubwo twese ariyo nshingano yacu. Hanyuma hari n'ibindi bitaro twagiye dutegura. Ikindi kintu tujya dukora gikomeye, twizera ko ibintu byose dufite natwe ubwacu turaba Imana. Imana yaradutsindiye, turaba Imana rero. Twebwe dukoresha ibyacu, dushobora gufata imyenda yacu, dushobora gufata mu butunzi bwacu, tukagenda tugafashisha abantu cyangwa tukabihereza abantu batabifite. Ni kimwe mu bikorwa tujya dukora. Nanone ikindi kintu tujya dukora nk'uko nabivuze, tujya dusohoka hanze tukajya mu mihanda tukabwiriza abantu bakizera, bakatura, bagakizwa. Ni byinshi dukora ariko bimwe muri ibyo ni ibyo ngibyo mbashije kuvuga. Murakoze cyane. Murumva ko ni urubyiruko rukora kandi rukora ibintu rubikunze. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo umuntu wakenera cyangwa se wareba kino kiganiro agakenera kuba yaba joining, yabakura hehe, yababona hehe? Ese muri iki gihe cya lockdown cyangwa se muri iki gihe cya covid ko guterana bitemewe, muri guterana gute? Imana ibaho umugisha kugira ngo abantu badukurikirane barusheho gusobanukirwa. Urakoze. Mbere y'uko covid iza, uburyo abantu batujoiningaga, twari dufite ahantu duhurira nk'uko nabivuze, duteranira kuri Highland muri sale yaho. Iyo umuntu yazaga akatendinga ayo materaniro yacu 1, 2, 3, 4, tukabona ko abyifuza, yaratwegeraga, afite ishyaka, yaratwegeraga akatubwira, tukamufasha kujoininga. Hari uburyo tubikoramo kugira ngo babashe kumwe muri twebwe. Rero muri kino gihe rero cya lockdown, uburyo tubikora birumvikana ko hajemo impinduka, kubera ko ntabwo duterana mu bigaragara nyine, kandi abantu bari kuri WhatsApp ni abanyamuryango
bamaze kujoyininga. Uburyo rero tubikora biraza kugora kubisobanura, ku buryo tubikora iyo tubonye umuntu afite inyota yo kumenya ijambo ry'Imana, ntabwo tushyiraho izindi mbogamizi n'izindi mpamvu, turamwegera tukamuganiriza tukumva mu by'ukuri ikintu kirimo kimusunikira kuba umwe muri twebwe. Birumvikana ko mbere yuko tujoyininga cyangwa bumwe muri twebwe abazi ibyo dukora nuko dukora, rero iyo tweretse ko afite inyota yo gufatanya natwe gutwara bwa butumwa bwiza, turamufasha akaza, turabyoroshya, turahura nawe tukaganira, tukabona kuganira akaduhamya bwe, yamara kuduhamya bwe akatubwira icyo yifuza n'icyo agambira, twakumva bihura n'ibyo twifuza tukamwakira akabona muri twebwe. Aha, tugana no ku musozo, ngira ngo abantu mwabarangira hano bakura ivugabutumwa ryanyu cyane kuri social media. Iya mbere navuze ni WhatsApp. Tugira WhatsApp dukoresha, birumvikana ko ntabwo wajoyininga tutakwakiriye, aho nta mpamvu zo kugira ngo wenda abantu bamenye cyane. Iyindi ni Instagram platform yacu, dukoresha MOS, ni MOS mu nyuguti ntoya, ubwo apana capital letters cyangwa lettre majuscule, ni MOS, KM gato na O ntoya na C ntoya na I ntoya, hakazamo agatire ariko katari hagati, kari hasi, agatire ko hasi Ministries, MOS agatire ko hasi Ministries. Aho ni kuri Instagram. Hanyuma kuri YouTube dukoresha MOS TV, nabwo ni inyuguti ntoya za small letters, MOS mu nyuguti ntoya TV. Dukoresha na Facebook, dufite page yacu ya Facebook nayo ni MOS Ministries cyangwa Messengers of Christ Ministries. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ku buryo umuntu agiyeho yasangaho ibikorwa mwagiye mukora cyane rwose. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Twari kumwe na Messenger, n'abaramyi beza, n'urubyiruko rufite intego nziza yo gukorera Imana. Rero murakoze cyane, mwanyemerera tukabasezeraho maze twazongera kubakenera mukitabira ubutumire bwacu. Murakoze, Imana ibaho umugisha, turishimye cyane kubera ko ntekereza ko mufite intego nziza, namwe murabafatanya bikorwa natwe kubera ko dufite intego, kuko nimba mwadutumiye tukabasha kuvuga ibyo dukora, kandi ntekereza ko ibyo dukora ni kubw'inyungu z'ubwami, namwe rero ntekereza ko duhuje intego. Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze ibagure. Ndifuza kubasengera isengesho ryo kubasabira umugisha kugira ngo Imana ikomeze ibahishurire ibirenze ibyo mukora, kandi nanone ikomeze kubaha ubwenge bwo kubikora neza. Aha, barakoze cyane. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Araza gusoza adusengera Imana, ndetse umugisha w'Imana ukomeze kuba kuri twebwe. Mbibutsa gukanda subscribe, like, share and comment. Dushimira abari kuri cameraman bagiye badufasha. Imana ibaho umugisha. Dani Yves, Imana ibaho umugisha, guturuka muri Receive Company Limited. Imana ibaho umugisha. Kandi mbibutsa neza yuko ari abahanzi amakorari Solis Music Studio irushaho kubakorera indirimbo neza cyane. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Tumwakire adusengere, kandi Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Murakoze, reka dusenge. Turagushima Kristo kuri muzima muri twebwe. Turagushima ko wapfuye umunsi wa gatatu ukazuka, ntabwo waheze mu mva ahubwo warazutse. Uzuka wazukanye intsinzi. Ijambo ryawe rikambwira neza ko abakwemeye bakakwizera bitwa abana bawe. Biraturyoheye kwitwa abana bawe, uhabwe icyubahiro. Mwami, ndagushima ku bwa bene data washyizemo ishyaka ryo gukora umurimo wawe biciye muri buri buryo bw'ikoranabuhanga. Mbatuyeho umugisha. Mwami, waravuze ngo umugisha utanga ntabwo wongeraho umuvumo, kandi ngo ipfumbatuye ikiganza cyawe ngo twese turahaga. Ndasenga kugira ngo haze kwifuza kwabo. Hari amahitamo menshi yari ariho, ntabwo bahisemo ibi kuko bari babuze ibindi bahitamo, bari gukora nk'uko abandi babikora, bakamamaza ibindi bintu bitandukanye, ariko bahisemo kwamamaza izina ryawe. Babibahera umugisha rero kandi ubagirire neza. Mwami Imana, hari ibyo bifuza, hari aho bifuza kugera. Ndasenga kugira ngo byose ubibahe kubw'ubuntu bwawe, ntaba ari bo mu byo bakora buri munsi ku manywa na nijoro, ubahishurire, ubaha ubwenge. Izina ryawe rishyirwe hejuru muri bo, tubisabye tukizeye mu izina rya Yesu, amen. Soul's TV, improve your passion.